Ibihe byiza aho budukurikiye nizere ko umeze neza uri hose mu bice bigiye bitandukanye by'umujyi wa Kigali. Ibihe byiza kuri dukurikiye mu majyepfo y'u Rwanda, mu burasirazuba bw'u Rwanda, mu majyaruguru ndetse ni iburengerazuba muri rusange. Ni Kigali 250 ni mwenyese akamanaka umwe mu bavumbuzi bagezweho cyane, umwe waje gusenya inkuta zanze gusenyuka, ariko tugushishikariza ko ushobora kujya kuri YouTube channel kandikaho Kigali gasiga kanya 250 TV, hanyuma ugahita udusanga. Ni channel ifite video nziza zigiye zitandukanye, ni channel ikugezaho amakuru agiye atandukanye, ni channel ikugezaho ibintu byose utarasanga ahandi. Muri rusange tukugezaho inkuru z'abaturage, inkuru z'abahanzi b'ibyamamare, inkuru z'abakina amafilimi ndetse na buri kimwe cyose gishobora kuba cyagirira igihugu akamaro ndetse n'abatuye igihugu muri rusange. Nizere ko mwakanze subscribe, like, share kugira ngo mujye mukomeza kureba ibiganiro tugenda tubagezaho buri kanya. Nshimire wowe ufata umwanya ukajya muri komanteri ukandikaho ibitekerezo ndetse tunagusaba ko nimba ari inyunganizi wajya uzandikaho, ndetse nimushaka twazana kwamamariza iyo nomero iranahari, ndetse ni nimero 0788280395 nayo wanyuzaho ubutumwa bwawe bugufi kugira ngo amakuru ufite tuhagere nyuma tuyatangarize buri wese. Inkuru nje kubabwira idashimishije muri rusange, cyane cyane ku bakunzi ba hip hop nyarwanda ndetse no ku bakunzi b'umuhanzi Polly, nuko kuri ubu ngubu amaje kwerekwa itangazamakuru ndetse n'abagenzi be bakurikiranye ibyaha bigera muri 3 n'abagenzi be. Icyaha cya mbere ni icyaha cyo kuba barenze ku mabwiriza n'amategeko yo kwirinda COVID-19, dore ko abanyarwanda tugiye kumara umwaka n'igice COVID-19 yaribasiye igihugu cyose cy'u Rwanda muri rusange ndetse n'isi yose muri rusange. Umuhanzi Polly none yafatanywe n'umuntu wavuye umuhinde bwa mbere ukorera ku bitaro bya Kibagabaga mu karere ka Gasabo. Niwe wavuye umuhinde wa mbere waje mu Rwanda akaboneka azanye COVID-19 ndetse n'abandi bakobwa bagera muri 5 ndetse n'abandi banyamahanga. Aho Polly yatangarije itangazamakuru ko yaragiye mu gikorwa cyo kwaremera gunegosia n'abanyamahanga batuze mu gihugu cya Tanzania, ngo yaragiye kubakorera ibijyanye na publicité y'umuceri. Ikindi nuko uyu munyamahanga nawe akurikiranyweho ko yaratanze impapuro mpimbano. Izi ni impapuro atarimo arabyemera neza, avuga ko ari umuvandimwe we waruzanye, ariko akavuga ko atashobora kubikora we muri rusange nk'umuntu ukomeje kuba azi yuko icyorezo cya COVID-19 ari icyaha, ari we icyo cyaba mushinja katari byo, avuga ko ari umuvandimwe yamuhaye. Ikindi nabasangiza nuko ubu ngubu bamwe bagiye gukurikirwa n'amategeko. Ikindi nuko ngo hari ibiyobyabwenge birimo n'urumogi, abo bose basanganywe, nubwo muri rusange ntawe byemera. Umuhanzi Polly we muri rusange aremera icyaha cy'uko abo bose bafatiwe, akavuga ko aranegosiya nabo bashoramari ajya gutangira kwamamariza. Akavuga ko gatotsi kamukubise kamara kumukubita agahita agenda akiryamira, agashiduka polisi ihageze ikabata muri yombi. Tubibutse ko abo batawe muri yombi saa 11 aho bafatiwe Kibagabaga kwa Polly. Umuvugizi wa polisi Bosco Kabera yavuze yuko nkuko ngo bagiye berekana benshi bagiye batandukanye barenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19. Ikindi yavuze ko atari ibingibi byonyine ngo ushobora kuba warenze ku mabwiriza ya COVID-19 ugahita uzira n'ibindi byaha bigiye bitandukanye. Yavuze ko abangaba ukurikiranye impapuro mpimbano ndetse n'ibiyobyabwenge
bashobora gushyikirizwa ubushinjacyaha muri rusange, hanyuma bakaryozwa muri rusange ibyo bafatanywe. Ubwo twebwe nka Kigali 500 tuzajya tubakurikirana uko byifashe, ibyo tuzatumenya tuzajya tubagezaho update zigiye zitandukanye kugira ngo tubahe amakuru yizewe. Ese ni ubwa kabiri umuhanzi Jay Polly agaragaye imbere y'itangazamakuru akurikiranweho ibyaha bitandukanye. Tubibutse ko yanatawe muri yombi agafungwa azira gukoresha ibiyobyabwenge. Ese iri ngiri birekana iyihe sura ku bahanzi nyarwanda ba hip hop? Nkuko bavuga ati twarakumira mu itangazamakuru ntabwo tujya dukinwa. Abayisha baravuga ngo hip hop ni injyana y'abantu banywa ibiyobyabwenge. Ese iri ngiri nk'umufana iyo abibonye we abibona ate, abifata ate muri rusange? Reka dukurikire amajwi y'abangaba batawe muri yombi twumve uko bimeze. Twagerageje kuba twabatunga mikoro twumva ibyo bavuga. Murakurikira n'ijambo ryo umuvugizi wa polisi avuga n'ibindi bigiye bitandukanye. Nge nitwa Isaka Manager, kanda subscribe, like, share ndetse na comment. Twabasanze kwa Jay Polly bari basanzwe mu rugo. Muri abantu 10 n'abangahe bari mu nzu mu cyumba muri salo bicaye banywa inzoga. Nababwiye bafatiye mu rugo kibagabagaba mu ikosa ryabaye intentionally kuko siko nabishakaga. Ntabwo yari ikirori, nta party yemewe muri kino gihe, nubwo ari party nayo nakoze. Wagize uruhare cyane mu kurwanya corona muri kino gihugu, ni nanjye wakiriye umurwayi wa mbere wa corona. Muri abantu harimo umuntu waturutse Huye. Nayo nicaye mu ntebe ntabwo byangwa ibiyobyabwenge kuko numvise polisi zije ntungurwa no kubona babizanye igena nubwo nigeze nanabibona. Jay Polly ntabwo muzi, ni bwa mbere nari mubonye. Muri rusange abafana ba Jay Polly n'abandi muri rusange tubahaye ikaze muri komanteri, mudusangize byinshi bigiye bitandukanye, tuganire byinshi bigiye bitandukanye, hanyuma twumve uko bimeze. Ese ko muzi ko abanyarwanda twagiye muri covid, muri stay home, ndavuga muri guma mu rugo, twize byinshi bitandukanye, twabonye byinshi bitandukanye. Kuki wowe wumva wakora anniversary wajya mu birori bigiye bitandukanye, kuki wumva ko wakomeza kwigira nkaho coronavirus cyangwa covid-19 itariho, ukarenga ku mabwiriza n'amabwiriza n'amategeko muri rusange? Ese iyo bavuze ati irinde nandinde dukomeze duhashye covid-19, wumva bishatse kuvuga iki? Ibi ngibi nshobora kuvuga ko ari kwirengagiza muri rusange ibintu bishobora kuba wabuzi muri rusange. Ese dukomeje kwirinda covid-19 tugakora amazi meza n'isabune aho tugiye hose, tugashyiramo intera metero, tugakoresha umuti wabugenewe wa sanitizer, twirinda ahantu hari abantu benshi, ntabwo byadufasha kugira ngo duhashye coronavirus. Birababaje, ibi biteye n'agahinda, ariko muri rusange ntabwo nshobora kuhagarara gatoya ntavuze ko wenda buri gihugu n'umuco wacu natwe nk'abanyarwanda twafatanyije muri rusange tugatsinda iki cyorezo cya covid-19, tukirinda ibyo badusaba, natwe tukirinda muri rusange. Umubiri wawe warwara n'uwawe, ibibazo byose wagera n'ibyawe, ndetse warusha igihugu cyangwa ukarusha n'umuryango muri rusange. Ibi ngibi bikwiye kudusigira isomo. Hafashwe abageni barinze ku mabwiriza yo kwirinda covid, hafashwe abanyamakuru muri rusange, hafashwe abahanzi n'abandi benshi bagiye batandukanye berekwa itangazamakuru barenze ku mabwiriza yo kwirinda coronavirus. Ese ibi birakwiye? Nka Kigali 500 nyine ntabwo dushaka gusubikira ngaho ibyo tumaze kubagezaho nyine, aho umuhanzi nyine Jay Polly twazo tumuga ko yeretswe itangazamakuru n'abandi bagenzi muri rusange, ariko twese dufata umwanya tuganira na bamwe mu bafana. Reka tuganire n'uno mufana ufana Jay Polly. Amahoro y'Imana. Amahoro y'Imana. Meze neza? Baro turashimira Imana. Uri umufana Jay Polly? Umufana wa Jay Polly. Amaze igihe kingana umufana? Igihe kinini cyane. Mukanya polisi y'u Rwanda imaze kumwerekana n'abandi bagenzi be barenze amategeko yo kwirinda covid-19, bavuga yuko ari n'ibyo bwenge babufatanya. We nk'umufana wo byakirutse? Ngiye birambabaje cyane nk'umufana twemeraga, nk'umuntu twakundaga cyane, kuba
kuba polisi imufatiye muri biriya bintu ntabwo ari byiza kandi ari tugomba kwirinda COVID-19 ntabwo ibyo bintu rwose bidushimishije. Ingaruka kuba mwagira nk'abafana kumva umuntu wenda mufana buri gihe arimo kwerekanwa n'itangazamakuru bamushinja na bimwe bigiye bitandukanye, mu byakira muti? Ibi ni ibintu bibabaje cyane ko tubyakira, twebwe byatubabaje kubona nk'umuntu dufana umustar ugeze nka hariya, twebwe biratubabaje cyane, biduteye n'agahinda kuko twamwemeraga cyane nk'umuntu nk'umuririmbyi wacu waririmbaga tukamwishimira no mu bitaramo bye twajyagamo, twababaye. Hari ibintu yavuze ati njyewe nagiye mu kuvugana n'abashoramari mu rwego rwo kubamamariza abantu bavuye mu gihugu cya Tanzania, ati tubishoje njya kuryama shiduka iwanjye haje abandi bantu benshi, shiduka na polisi uteye muri yombi. Ahangaho ubwo busesenguzi ubwo muntu yisobanura, urumva yasobanure neza cyangwa ni amatakirangoye? Ni ukugira ngo yisobanure nyine, ni ukugira ngo we yiregure mu cyaha. Ibyo nimba yabikoze polisi nayo ntiyobewe yuko ibyo biyobyabwenge yaba yabinyweye cyangwa yabimufatanye, ntabwo bamurenganya bitewe n'uko polisi nayo ikoresha iperereza ryabo ikamenya ubusesenguzi by'ibyo yakoze. Urumva rero ntarengana. Urisabira iki nka polisi ko wenda yamubabarira? Yavuze ati mumbabarire n'abanyarwanda n'abafana mumbabarire, polisi mubabariye ibi bikarangira, ni icyo wakwisabira Jay Polly? Icyo nakwisabira Jay Polly ni uko yakwitwara neza akirinda COVID. Turi mu bibazo rega, turi mu bibazo bihambaye. We akitwara neza akava muri biriya biyobyabwenge, akitwara neza yo kudusebya nk'abantu nk'umucuranzi wacu twemeraga. Agomba kubivamo cyangwa se atabivamo bakamuhana. Okay, reka natwe muri rusange twizere ko bagomba kumubarira kandi bamubabarire ntabwo bizongera ukundi. COVID we yakugizeho izihe ngaruka muri uno mwaka urenga tumaze? Umva nasubiye inyuma cyane, ahandi nari nangiye gutera imbere ngenda nsubira inyuma gahoro gahoro, ariko ni ukuvuga ngo wenda byabaye nk'ibyoroshye, wenda tuzongera wenda twiyubake twongere tuzamuka, hari igihe izarangira, wenda Imana niyo nkuru. Iyo butumwa uha abantu barenga ku mategeko n'amabwiriza yo kwirinda COVID-19 ni ukubahana, nk'abajya mu bubari, abo banywa urwo rumogi, abo bose ni ukubahana. Polisi y'igihugu rwose igomba kubahana ikaducungira umutekano, natwe tuba tubangamiwe aho bigeze aho ngaho. Ariko polisi igikura kuvuga ati ibi byose ni abaturage baduhamagara, buri wese agomba no kuba wamugana ijisho rya mugenzi we. Nanjye nabibonye, nanjye ngomba kumutanga kuko nk'umuntu ugeze hariya, umustar ugeze hariya, nubwo ndi umufana we, mubonye nk'ibyo biyobyabwenge nanjye polisi nayihamagara. Turagushimiye cyane. Urakoze. Reka tubashimire mwe mwese, ubu ni umufana, twese dufata mikoro of course tugera ku bafana bagenzi be, ku bafana ba Jay Polly, nyine bavuga byinshi bigiye bitandukanye. Mu byo yavuze, umwanya ni wanyu, ni Isaka manager. Subscribe, like, share ndetse na comment.